mbashimiye kuba murimo kutwumva. Platforms cyangwa imbuga nkoranyambaga ni bimwe mu bantu byigaruriye imitima ya benshi. Kuri iyi si tuwe na mihayi y'abantu, usanga YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook ndetse n'izindi nyinshi zigaruriye imitima y'abato utibagiwe n'abakuru. Ni gute twisanze aha hantu umuntu amara amasaha arenga 8 yakaba yasinziriye ascrollinga video amanura azamura? Nje ndi mwarimu wacu, ikiganiro ni dusobanukirwe n'ibi. Muri makeya usanga hari abantu batakaza igihe cyabo bareba video z'abandi, mu gihe abandi babinjiza amafaranga akayabo. Abaherwe batuye isi bafite amafaranga atabarika usanga bayasarura kuri platforms zabo bakoresha. Kuki uyu munsi wowe utari muri abo ngabo wabigeraho gute? Ubushakashatsi bwakorewe i Belgium ho mu Buholandi bugaragaza ko nibura abantu barenga $800 by'idolari bakoresha platforms nta kintu bakuramo. Naho ubushakashatsi bwakorewe imwarimu y'usi wanjye bwanyeretse ko hari benshi bitakaza igihe nta kintu turi gukora, bigatuma tutanamenyekana kandi twakamenyekanye. Ese ibi biterwa n'iki kuba umuntu amaze gufungura YouTube account zirenga 5 nta kintu arageraho? Mu Rwanda hagaragaye umuntu umwe wenyine wafunguye YouTube account bwa mbere agashyiraho video imwe yonyine igahita imugira monetize, akatangira kwinjiza amafaranga icya yose. Uwo muntu ntabwo muzi, niba muzi mwandike muri comment. Umugore umwe w'inzobere mu itangazamakuru yavuze ko ababazwa no kubona abantu bamara amasaha arenga 8 bareba ibyo akora kandi batari kwinjiza mu gihe we bari kwinjiza. Ese uwo mugore wazongera kumureba? Akorera mu urwa Gasabo. Nkaho ibyo bidahagije arongera aravuga ati urubyiruko rwaratanye. Nibyo koko rwaratanye. Kuki dufungura TikTok account tugafungura Instagram na Facebook ntabyo kubwira abantu dufite, ahubwo tukaba tuvuga ngo flowinga. Utunyangingo two mu mutwe serire tugera kuri miliyari dukora mu rubyiruko rw'ubu cyane cyane abakoresha TikTok, tubabwira ko nta yindi nteruro ikwiye kuvugwa uretse nkangira ku gasaraba, korera subscribe cyangwa se flowinga. Nkaho ibyo bidahagije akabivuga ku wa mbere, ku wa kabiri kugera ku cyumweru akongera atangira bivuga. Ubushakashatsi bwakorewe i Belgium bwagaragaje ko uwo ari umuco wo gusaba. Ese koko umuco wo gusaba ni mwiza? Nibyo koko wabyumvishe neza, umuco wo gusaba ni mwiza. Buri muntu wese abahangayikishijwe no kuvuga ngo nkora subscribe ufungure inzogera, niba ngombwa unashyire video yanjye kuri stati yawe, ariko bikorwa imbaga. Twabivuze iminsi myinshi ntimwabyumva. Ako se kuki mutabyumva? Jewe mbona atari ngombwa kuvuga ngo kora subscribe ufungure inzogera kuko mbanzi kubizi. Nkuko wabyumvishe nibyo koko, kora subscribe ufungure n'inzogera. Ni mwarimu wacu. Ndabakunda.